uyu munsi uneze amatwi Imana yemeze Farawo wari waranze kwemera. Farawo ijambo rivuze ngo iki? Farawo atumira Mose na Aroni arababwira ngo ubwo noneho nkoze icyaha Uwiteka arakiranuka, nje n'abantu banjye turatsinzwe. Imana igutsindire Farawo ndetse n'ingabo ze zose. Mwami Yesu mwana w'intama w'Imana isumba byose, byiringiro byacu bizima, byiringiro by'abagutegereje, uri inshuti nziza, uri umukunzi wacu, uri umukozi w'umuhanga. Tugushimiye ko uduhaye uyu mwanya kugira ngo tubonekemo dusangira ijambo ryawe Yesu Kristo w'i Nazareti. Hamwe natwe twese n'abakurikiye n'abateza amatwi bakurikiye ijambo ry'Imana ku ISARURA 12 TV. Ndagushimiye kuko uri Imana ikomeye. Reka kugira neza kwawe kube mu mitima y'ubwoko bwawe, imbaraga zawe ziboneke mu ruhande rwabo. Ube mu ruhande rwo kurwanira abafite ibibazo, be mu ruhande rwo kurwanira abafite intambara, be mu ruhande rwo kubera umuvugizi w'abatagira kivugira. Uri Imana nziza, Imana ikomeye. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ijambo ryawe ryagukire kugera kure, mu izina ry'umucunguzi n'umukiza wacu Yesu. Amen. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba wa Yesu, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'umwami Yesu nabane namwe. Twishimiye Imana kuri uyu munsi wa none, aho tugiye kusangira ijambo ry'Imana. Ni ijambo tugiye gusanga mu gitabo cyo Kuva, ni igitabo cya kabiri cya Mose, igitabo bita igitabo cyo Kuva, ibice byaho 9. Turaza gusoma duhereye ku murongo waho wa 2 n'uwa 3, turaza gusimbuka dusome n'umurongo wa 5 n'uwa 6, hama tuze gusoma na 26, 27, 28. Turaza kuganira kuri iri jambo. Turaba turi ku ntego ivuga ngo Imana ivugane n'igihe urimo, cyangwa se Imana itegeke igihe urimo. Imana ivugane n'igihe urimo cyangwa se itegeke igihe utinzemo. Iryo jambo niryo tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none. Hari igihe utinzemo, hari igihe umaze, hari ibibazo uhuye nabyo, ariko Imana ivugane n'ibyo bibazo. Ayo magambo niyo tugiye gusangira mu mbaraga n'umwuka wera. Reka dusome ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Haravuze ngo niwanga kubarekura ukagumya kubafata, dore ukuboko k'Uwiteka kuri ku matungo yawe yose yo mu gasozi, no ku mafarashi, no ku ndogobe, no ku ngamiya, no ku masho, no ku mikumbi byawe, mu jyamo nyinshi izabitera. Reka dusome umurongo waho wa 5 n'uwa 6. Haravuze ngo Uwiteka ategeka igihe ati, ejo niho nzakora ibyo mu gihugu. Bukeye bwaho Uwiteka arabikora, amatungo yose y'Abanyegiputa arapfa, ariko amatungo y'Abisiraheli ntihapfa na rimwe. Reka dusome umurongo waho wa 26, 27. Haravuze ngo mu gihugu cy'i Gosheni, aho Abisiraheli bari niho rutaguye honyine. Nuko Farawo atumira Mose na Aroni arababwira ati, ubwo nkoze icyaha Uwiteka arakiranuka, nge n'abantu banjye turatsinzwe. Munsabire Uwiteka kuko guhinda kurubura kumagije, nanjye ndabarekura mugende mwe kugumino. Imana itugirira ubuntu cyane. Bakundwa nshuti z'umusaraba wa Yesu, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana ivugane n'igihe. Igihe urimo, igihe utinzemo, Imana ivugane nacyo. Iki ni igihe tugiye kuganira kuri aya magambo. Ni igihe Abisiraheli bari mu gihugu cya Egiputa, bari muri ya myaka 400 Imana yari yarabavuzeho, igihe umukambwe wabo cyangwa se sekuru wabo Abrahamu, Imana yari imaze kuvugana nawe, iramubwira ngo yewe Abrahamu ndinga bigukingira. Avugana n'Imana, iramubwira ngo kandi nzakugirira neza. Abrahamu yusomye igice cya 15 cy'igitabo cy'Itangiriro, Abrahamu aravuga ngo uzangirira neza, uzangororano ki, kandi Eliyezeri w'umunyadamasiko ari uzaragwa iby'urugo rwanjye, kuzi ko nta rubyaro wamaye. Imana iramubwira ngo si uko bimeze, ahubwo uzaragwa iby'urugo rwawe ni umwana uzakomoka ku rukigi rwawe.
Bibiliya ivuga yuko Aburahamu amaze kumva Imana ivuganye nawe, Imana yaramusohoye iramubwira ngo ngaho raramurebe mu kirere. Aburahamu ngo arararama, aramubwira tubonye iki? Tubonye inyenyeri. Ati ngaho zibare. Ngo arabararabara ariko ageze aho biramunanira, aravuga ngo Uwiteka sinabishobora. Aramubwira ngo ukurebye izo nyenyeri zingana niko n'urubyaro rwawe ruzangana. Ngo iramusohoka nimujyana ku mazi, ngo imwereka mu kibaya cy'umucanga, iramubwira ngo ngaho bari uwo mucanga, iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzangana n'uwo mucanga wo mu kibaya. Imana itugirire neza. Hano Bibiliya itubwira yuko Aburahamu akimara kuvugana n'Imana yagiye gutamba igitambo cy'uko Imana ivuganye nawe, ariko muri uku gutamba igitambo niho yaje gusinzirira inkongoro zona igitambo. Aho ngaho niho yaje gushyirisha ubwoko bwe mu makuba y'imyaka 400. Abo nibo Bisiraheli tugiye kuganiraho. Uwo niwe bwo buzima urimo, nibwo ubuzima uciyemo, nicyo gihe uhagazemo, ariko mu izina rya Yesu Kristo Imana igutegekera igihe urimo. Imana igitegeke utinze mu gihe cy'ibibazo, igihe cy'ibigeragezo, igihe cy'amakuba, igihe cy'ingorane, ariko Imana ivugane n'icyo gihe mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Bibiliya ivuze ngo iki? Biratubwiye turimo gucunguza uburyo umwete. Dusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cyo Kuva ibice bya 9 umurongo wa 2. Havuze ngo iki? Hari ijambo rivuze ngo Uwiteka abwira Farawo, aramubwira ngo niwanga kubarekura, unubareke ukagumya kubafata, dore ikizakubaho. Ukuboko k'Uwiteka kuri ku matungo yawe yose yo mu gasozi, kuri ku mafarasi yawe, kuri ku ndogobe zawe, kuri ku ngamiya zawe, ndetse kuri no ku mikumbi yawe, ndetse kuri no ku masho yawe. Mu ryamo nyinshi izabitera. Mukundwa mwene data, Imana ivugane n'igihe urimo. Nubwo uri mu gihe cyo gufatirwa na Farawo, nubwo uri mu gihe cyo kugundirwa na Farawo, ariko mu izina rya Yesu Imana ikuntumyeho ngo nkubwire ngo Imana ije kuvugana n'icyo gihe umazemo, n'icyo gihe utinzemo, n'ibyo bibazo uhuye nabyo, n'izo ngorane uhuye nazo. Imana ije kuvugana nazo. Imana yabera itugirira ubuntu. Mukundwa mwene data, nshuti y'umusaraba wa Yesu, nagira ngo ngutangarize ngo Imana ihagurutse nawe ubasha kuyitangira. Imana ije kuvugana n'ibibazo umazemo igihe, Imana ije kuvugana n'ibyo byago, Imana ije kuvugana n'ubwo buzima bw'ubukene, Imana ije kuvugana n'ubwo buzima bwo gupfundikanya, Imana ije kuvugana n'ubuzima bw'abantu bagerageje gukizwa ariko bikanga. Imana ije kuvugana n'ubwo buzima ugerageza gukizwa, icyaha cyakwizingitiraniyeho cyanze kukurekura, ariko Imana ije kuvugana nacyo kugira ngo kikurekure. Ku murongo wa 5 hatubwiye ngo iki? Haratubwiye ngo Uwiteka ategeka igihe ati none ejo nibwo nzakora ibyo mu gihugu. Imana itegeka igihe wari urimo, igihe cyo kwiganyira, igihe cy'amarira, igihe cyo kuvuza induru, igihe cy'amage n'amakuba no kugira. Icyo gihe Imana ije kuvugana nacyo mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Ku murongo wa 16, ku murongo wa 6 haratubwiye ngo nuko Uwiteka bukeye bwaho arabikora, amatungo y'Abanyegiputa yose arapfa, ariko mu matungo y'Abisiraheli ntihapfa na rimwe. Nagira ngo babwire ngo Imana yihagurutse kuvugana n'igihe. Hari igihe ivugana n'igihe cy'ibintu byanze kukurekura, bikaba ngombwa ko imanura inkota yayo kugira ngo ibyanze kumva ibashe kumva. Je kuvugana nawe nkubwira ngo Imana ivugane n'igihe cyawe, kandi ubuzima butakumviraga Imana nibutegeka burakumvira. Igihe kitakumviraga Imana nigitegeka kirakumvira. Ubuzima bwari urimo butakumviraga Imana nibutegeka burakumvira. Imana yacu itugirire ubuntu cyane. Naze gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yobu ibice byaho 5 umurongo waho wa 11. Hari ijambo rivuga ngo iki? Hari ijambo rivuga ngo Uwiteka ashira hejuru abaroheje, ababoroga akabashira mu mahoro. Mwene data, nshuti y'umusaraba, Imana nivugana n'igihe urimo, ndetse iragushira hejuru kubwo kwikija bugufi. Kuko Imana ishira hejuru ngo aboroheje. We oroha imbere y'Imana, tegereza igihe cy'Imana.
igihe cy'Imana iyo gisohoye kuri wowe igushyira hejuru. aho abantu bari bazi kuri mu buzima bugoye, Imana igushyira hejuru yaho babona gutazanyura. Ikiraro utazambuka Imana irakikwambutsa. Ubuzima bwari bugoye Imana ibukunyuzamo kandi ukabutambukamo mu izina rya Yesu. Imana ivugane n'igihe urimo rero, Imana itugire neza. Ku murongo wa 12 w'icyo gitabo cyayo mu gice cya 5 hari ijambo rivuze ngo iki? Hari ijambo rivuze ngo Imana yica imigambi y'abincakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Mukundwa mwene data, Imana igukurireho incakura. Hari incakura zari ziri mu buzima bwawe, zari ziri mu byo ukora, zari ziri mu kazi kawe, zari ziri muri business, zari ziri mu mashuri yawe, zari ziri mu bumenyi bwawe, zari ziri mu bwenge bwawe. Ariko Imana yica imigambi y'abincakura ndetse ifata amaboko yazo kugira ngo adasohoza imirimo yazo, mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Ijambo ku murongo wa 13 hari ijambo rivuze ngo Imana Uwiteka ategera abanyabwenge mu buriganya bwabo kandi inama z'abincakura irazubika. Hari abantu bigize abanyabwenge mu buzima bwawe bakazana mu buriganya, ariko Imana ivuganye nawe ngo Imana itegera n'abanyabwenge mu buriganya bwabo kandi inama z'abincakura Imana igizubika, Imana igiziburizamo, Imana igizinetraliza. Hari ibintu Imana ifashe miri, hari inama Imana yubitse. Wowe uneza amatwi kano kanya, hari ibintu Imana yubitse, hari inama z'abincakura Imana iburijemo, hari imigambi y'abincakura Imana ifashe miri, hari ibintu Imana ikoze, hari presence y'Imana ikubayeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Twaje gusoma umurongo waho wa 26. Twasanze ijambo ritubwiye ngo iki? Twasanze ijambo ritubwiye ngo mu gihugu cy'Gosheni aho Abisiraheli bari niho rutaguye honyine. Bene data aragira ngo mbwire, nuruki bavugaga, nurubura Bibiliya irimo iravuga. Muri iki gihe Farawo yari yaranze kurekura Abisiraheli, Imana yavuze yuko izabatabarisha ibimenyetso bya. Iki gihe yamanuye ikimenyetso cy'urubura, Abisiraheli baremera Gosheni. Iyo Gosheni bari barimo urubura ntago rwigeze ruhagera. Uyu munsi nagutangariza ngo Imana ikuremere Gosheni yawe, Gosheni itagubwamo n'intambara, Gosheni itarimo ibibazo, Gosheni utazayigiramo ngo bizange. Imana ikuremere Gosheni. Mwene data mukundwa, Imana ikuremere Gosheni yawe ngo mu gihugu cy'Gosheni Imana igushyira mu gihugu cyawe urimo umunezero n'amahoro yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Biratubwiye ngo Imana kandi ahanga tugaruke ku ijambo rikomeye ku murongo wa 27. Imana ikwemereze Farawo. Hari Farawo umaze igihe ari ku buzima bwawe yanze kwemera ngo akurekure. Warasenze ariko ntiyarekura, wararirimbye ariko ntiyarekura, warabwirije ariko ntiyarekura, mbese wakoze imirimo y'Imana ariko ntiyarekura, waritanze ntiyarekura. Farawo yarakomeje aragufata, ariko mu izina rya Yesu uyu munsi uneza amatwi, Imana yemeze Farawo wari waranze kwemera. Farawo ijambo rivuze ngo iki? Farawo atumira Mose na Aroni arababwira ngo ubwo noneho nkoze icyaha, Uwiteka arakiranuka, nje n'abantu banjye turatsinzwe. Imana igutsindire Farawo ndetse n'ingabo ze zose n'abadayimoni be n'imigambi ye. Imana igutsindire Farawo mu izina rya Kristo Yesu. Nubwo yari yaranze kurekura, Imana imwemeza. Hari ikizemeza Farawo ni amaboko y'Imana. Nuko aravuga ngo munyingingire, munsabire Uwiteka mu munyingingire, kuko kuguhinda kurubura kuramagije. Hari urubura ruhinde, Imana ihindishe guhinda gukomeye ku mwanzi wawe, ihindishe guhinda gukomeye ku bibazo byawe, Imana ihindishe guhinda gukomeye ku ngorane zawe, Imana ihindishe guhinda gukomeye ku byo wahuranaga nabyo. Imana yabera itugirira ubuntu cyane. Imana ivuganye nawe ngo itegetse igihe. Hari igihe wari uhagazemo, hari igihe wari urimo, hari igihe wari utinzemo, hari igihe umazemo iminsi, hari igihe cyo kudashaka, hari igihe cyo kugora bikanga, hari igihe cyo kurambagiza ariko ukabenga, hari igihe umazemo, ariko Imana ivugane n'icyo gihe mu izina rya Yesu kugira ngo ugikurwemo. Imana y'amahoro itugirira ubuntu. Hari igihe cy'amashuri ugerageza ariko ukabona ntibyemera, igihe cy'abana bawe ubona nta bwenge kandi batabuze ibyo ubaha, igihe mbese cyo gukora ariko ibyo ukora ukayoberwa aho binyura. Imana ivugane n'icyo gihe kandi mu izina rya Yesu ukivemo. Igihe cy'ubushomeri wari utinzemo, Imana ivugane n'icyo gihe
ugezwe mu gihe cy'akazi, ugezwe mu gihe cy'amahirwe, ugerwe mu gihe cy'ibyishimo. Imana yabera itugirira ubuntu, Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane. Twari tuvuze ngo Imana ivugane n'igihe wari urimo. Reka dusenge Imana. Bana mu izina rya Kristo Yesu, Imana se umwami wacu Yesu, umucunguzi n'umukiza, turagushimiye muri aka kanya ko wumvishe mwene data, ukareba igihe yarahagazemo kandi ukabuvuganye n'icyo gihe kugira ngo agikurwemo. Urakoze nyine ngabo Imana, kurebye mushiki wacu wari uri muri iki gihe mwami Imana yaratinzemo, igihe cy'amakuba atandukanye, igihe cy'ikimwaro yabonaga yisangamo, igihe cy'igisebo yabonaga arimo asisangamo, ariko urakoze mwami kugitegetse ukabuvuganye nacyo akaba agikuwemo. Nuhabwe icyubahiro. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hari igihe cy'agasuzuguro umuntu wawe yaramazemo igihe, ariko urakoze kukarangije. Hari igihe cy'amagambo cyari kiri kuri uyu muntu, ariko urakoze kukirangije. Hari igihe cy'ishyari cyabaye ku buzima bw'uyu muntu, ariko urakoze kukirangije. Turagushimiye. Hari igihe cy'uburwayi uyu muntu yaramazemo igihe, ariko urakoze kumukijije mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igihe cy'indwara ngo zitakira, igihe cy'indwara zitarangira, ariko ndagushimiye kubishyizeho iherezo. Ni mu izina ry'umucunguzi n'umukiza wacu Yesu tubisenze tubisaba, amen. Shalom, ndabakunda, amen.